abantu benshi barayobejwe ntibabimenya, kandi abantu bakwiye kumenya ukuri kwa nyako, kandi ukuri kwarangiza kukaba batura. Shuti bene data, dukwiriye kuba maso no gukanguka, kuko isi iraturangiranye. Abantu benshi mu madini ntabwo baravuka ubwa kabiri, ntabwo ari abana b'Imana. Cyakoza bitirirwa izina rya Yesu, ariko ntabwo baravuka ubwa kabiri. Kubera iki se? Niba Imana igaragaza amategeko yayo yihereye ishyanga rya Isiraheli, ikaba yerekana ko adashobora gutsindishiriza umuntu uwo ari we wese, ahubwo ikintu kidutsindishiriza ari ukwizera Yesu Kristo, kuko tumwizeye duhabwa gukiranirwa kw'Imana. Ni gute umuntu ashobora kwihanukira noneho akagaragaza ko Imana izababarira abantu ngo bagendeye ku mategeko ya sosiyete z'ibihugu byabo, nk'uko Gitwaza bivuze? Abisilamu, Abahindu n'Abahindi bazaja mu ijuru igihe bakurikije amategeko yose yabagengaga ntibayice. Naho ubundi biragoye ko navuga ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye, ko iyo nzira bayicamo ngo bagere mu ijuru. Oya, ahubwo bazacirwa urubanza n'amategeko yabo bemera. Ahubwo Imana mucamanza niyibizi. Murabona ko isi Satani yamaze kuyigira ikibuga cyo gukiniramo, kandi nta wundi akina nawe, ni wowe nanjye, kuko yifuza ko twabura ubugingo buhoraho. Hari abantu kugeza iki gihe batari basobanukirwa ko iyi si ubutware buyiyoboye ari ubwa Satani. Ntabwo abantu benshi basobanukirwa ko Satani ari we mutware w'isi. Turashaka kugira ngo tubibereke uva ahantu, kuko Kristo ari we amategeko asohoraho, kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Bivuze ngo amategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo. Mu Kirundi ho baravuga ngo amategeko yatubereye umurezi. Yo yari umurezi uri kuturera. Amategeko ibyahanuwe byarengurizaga kuri Kristo. Niyo mpamvu rero umuntu wayamenye agomba kumenya na Yesu. Niba waramenye ukaba utemera Yesu kandi ngo uyaveho, kuko iyo ni umushorera, ukaba ukiyafatanya no kwizera, uri umuyobi. Icyo ni cya mbere. Cya kabiri, niba kandi ayo mategeko warayize neza ukamenya, warangiza ukaba utizera Yesu, ahubwo ukaba ari yugumaho, nabwo uzarimbuka. Abo ni Abayuda. Kabiri, abo ni Abadivantiste banze gufata Yesu ngo ari we bizera gusa, bashaka kumugendanisha n'amategeko, kuko Yesu afite amategeko y'abiri. Amategeko yari 613, Yesu aje ayagira abiri. Amategeko batweretse ko ariyo ahamya Kristo. Kumvira amategeko rero ni uwishurirwa Kristo mu mategeko, twagize tukizera Yesu, amategeko akarangiza ibyayo. Abo ni abantu Imana agiye yereka bitewe n'umutima nama wabo bari bafite, uharanira gushaka gusobanukirwa Imana no kwanga ikibi. Ntabwo ari uko bakurikizaga amategeko ya sosiyete z'ibihugu, kuko amategeko y'izo sosiyete z'ibihugu byabo ahubwo wasanga ari amategeko abahatira gusenga izindi mana zitari Imana rurema cyangwa Imana Data wa twese wo mu ijuru, ahubwo yari amategeko abajyana mu bigirwamana, akaba ari byo basenga. Umuntu wese ugambiriye gusobanukirwa Imana no kuyimenya no kwanga ikibi, Imana yaramwishuriraga. Munyumve neza, Abaroma 2:12, abakoze ibyaha bose batazi amategeko bazarimbuka. Nubwo batayazi ariko bazarimbuka, kandi barimbuke badahuwa amategeko kuko ntibari bayazi. Aho hantu bafite ikibazo abantu benshi, kubera icyo abo bantu amategeko aratarazi. Imana igaragaze icyaha, kuko amategeko niyo agaragaza icyaha, akerekana n'ububi bwacyo, akerekana n'ibihano byacyo, akerekana n'ingororano ku bantu bayakurikije. None niba Imana itaragaragaza amategeko igaragaze icyaha icyo ari cyo, kubera icyo aba bantu babayeho aya mategeko atarabaho bazarimbuka. Ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Bivuga ngo amategeko n'ibyahanuwe bihamya ugukiranuka kw'Imana, kandi ugukiranuka kw'Imana ngo tuguheshwe no kwizera Yesu Kristo. Kandi tumaze kubona ko Yesu Kristo ari we gukiranuka kw'Imana, kuko niwe shusho ya kamere y'Imana no kurabagirana ku bwiza bwayo, kuko Imana ashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri Yesu. Bivuga ngo abantu bose batizera Yesu bagakomeza amategeko bazarimbuka, kuko amategeko n'ibyahanuwe bihamya Yesu, bikaba bisaba ko abantu bose bizera Yesu kugira ngo bakire gukiranuka kw'Imana. Bivuga ngo umuntu utizeye Yesu Kristo nta gukiranuka kw'Imana ashobora guhabwa, kandi umuntu udafite gukiranuka kw'Imana ntabwo azabona Yesu agarutse. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Ya mahoro y'Imana nshuti mukundwa, turagusuhuje, turasuhuza abantu mwese muri hirya no hino nubwo bitandukanye ku migabane iri hano kuri isi. Turasuhuza abanyarwanda bari mu Rwanda, turasuhuza abadiaspora mwese b'abanyarwanda, turasuhuza abarundi bari mu gihugu cy'i Burundi, turasuhuza abarundi mwese muri mu bitandukanye, ndetse n'abandi bose bavuga ururimi rushamikiye ku rwacu rw'ikinyarwanda. Amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi rero turashimira Imana kuko
yongeye kutwemera tukaba tugarutse nanone kandi kuganira ku ijambo ry'Imana. Reka dusenge kugira ngo Imana ibane natwe muri kino kiganiro cy'uyu munsi. Uri Imana yo kwizerwa, uri Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo, uri imbaraga z'abera, ubuhungiro bwacu. Turagushimira kubw'umuhamagaro wawe waduhamagaye kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza. Turakwinginze kugira ngo uyu mwanya ikiganiro ntabari twavuga izina ryawe rihabwe icyubahiro, kandi ibyo tugiye kuvuga byose bigira umumaro umuntu wese ubyumvise, kandi bibohora abantu bavana aho bari bageza ahandi. Turagushimiye ko bishe gusenga, tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu munsi tugarutse mu kiganiro cyitwa Menya Nibi, aho turi kugenda dusesengura bimwe mu byo tubona muri Bibiliya abantu bibeshyeho bakibwira ko ariko kuri, kandi barabifashe bakabihuza n'irari ryabo n'amarangamutima yabo, barangiza bakabiyoberamo. Kuko Bibiliya iyo uyisomanye irindi rari ryawe cyangwa se andi marangamutima yawe ya kimuntu, akenshi na kenshi uyoberamo ukaba warimbuka, cyangwa se ukayobya n'abandi. Wowe urayobywa warangiza ukayobya n'abandi. Niyo mpamvu igihe cyose usoma Bibiliya, ijambo ry'Imana, ugomba gukuramo amarangamutima yawe y'irindi rari ry'ibintu runaka ushaka ko Imana yaguha, ahubwo ugasoma ushaka kumenyamo ibintu bibiri, cyo bita nature and character of God. Igihe cyose usoma Bibiliya ugomba kuba ushakamo ibyo bintu bibiri, muhishurirwamo kamere n'imiterere by'Imana. Kuko Bibiliya igaragaza yuko igihe cyose abantu batitoje, batagize karagiteri z'Imana, ntabwo bazajya mu ijuru. Uzabaho hano mu isi, ugira ubutunzi, ugira ibintu byose wifuza cyangwa se unabibure, kuko byose mu isi birashoboka, ariko nyuma yaho iherezo ryawe uzajya hehe? Uzakirwa nande? Byanga byakunda, iyo utiganye imiterere y'Imana ngo uyigire, ntabwo uzigera ugera mu ijuru. Bimwe mu bigize imiterere y'Imana harimo kubabarira, harimo kwihangana, harimo kugira neza, harimo kugwa neza n'ibindi byinshi, kandi ibyo ni byo Imana ishaka ko tugira. Ndetse no mu mbuto z'umwuka ibi byose birimo. Igihe rero usoma Bibiliya ugomba kuba ushakamo ibyo bintu bibiri. Ese iki gice ndi gusoma nahishurirwamo kamere y'Imana? Ese naba nahishurirwamo imiterere y'Imana? Kuko Bibiliya ibirimo byose nibyo bintu bibiri. Imana yagaragaje ibigize kamere yayo, igaragaza n'imiterere yayo. Imana idusaba kwigana imiterere yayo, ntabwo idusaba kwigana ibigize kamere yayo. Kuko ibigize kamere y'Imana ni ubumana ubwabyo, ntabwo dushobora kubyigana ngo bishoboke. Ariko Imana idusaba ko twigana imiterere yayo. Karagiteri z'Imana, character n'iz'Imana idusaba ko twigana. Ariko nature y'Imana ntabwo Imana itwemera kwigana ko ntibishoboka. Kuko bimwe mu bigize nature y'Imana harimo kuba Imana ishobora byose, harimo kuba Imana ibera hose icyarimwe, harimo kuba Imana ireba byose, harimo kuba Imana ihoraho ibihe byose, n'ibindi n'ibindi. Ibyo rero ntabwo wabyigana ngo bishoboke. Ibyo twigana ni imiterere yayo. Nibyo rero turimo turiga, ibyo turimo kureba kugira ngo twerekane ishusho y'Imana, kugira ngo tubashe kwigana. Kuko abiganiye imiterere bakanayigira, nibo bazabona Yesu agarutse mu bwiza bwe, ngo azatunguka ku bicu. Ariko abapfa batajyanye imiterere y'Imana ntabwo bazabona Yesu. Isi yose Imana yisaba ko isoma iki gitabo cyitwa Bibiliya, kandi bakitoza bakanasaba n'Imana ko kubafasha, kubashoboza kugendera mu miterere yayo, kwigana karagiteri z'Imana. Rero turi kwiga ibintu bigeze kuri 7, ni ibibazo 7 abantu benshi ku isi bibazaho, yaba batizera n'abizera, yaba pagani n'abakijijwe. Ibyo ni ibibazo 7 abantu benshi bakunda kwibazaho. Nyabuneka tugomba kwiga cyane ijambo ry'Imana, tugomba gusenga, turasabwa kwiriza ubusa, turasabwa kuba maso cyane, kuko tubona ko isi irangiye.
isi irarangiye kuko aho tugana nta cyiza gihari, aho tugana ni bibi gusa. Icya mbere hari ubuyobe mpuzamadini bwinshi, kandi uko iminsi igenda yicuma yigira imbere niko ubuyobe burushaho kuba bwinshi cyane. Uko iminsi yicuma niko ubuyobe burushaho kuganza cyane mu isi. Uko iminsi yicuma niko Satani arushaho gushinga amadini ya hano ku isi, agashyiraho abakozi be, kandi byose bikitirirwa iyobokamana nzima, kandi ari indi mana yitwa Satani. Uko ibihe bigenda biza niko hagenda haduka inyigisho ziyobya abantu nyinshi. Ikindi murabona ko isi Satani yamaze kuyigira ikibuga cyo gukiniramo, kandi nta wundi akina nawe, ni wowe nanjye, kuko yifuza ko twabura ubugingo buhoraho. So rero ibibazo biri turimo kwiga kugira ngo tubone ko twinjira mu gusobanurira abantu ukuntu isi Satani yayifasha ariye, kuko hari abantu kugeza iki gihe batari basobanukirwa ko iyi si ubutware buyiyoboye ari ubwa Satani. Ntago abantu benshi basobanukirwa ko Satani ari we mutware w'isi. Turashaka kugira ngo tubibereke nyuma yuko tumaze kwiga ibintu bigeze kuri 7, ibibazo 7 abantu bagiye bibaza kenshi. Ngira ngo ubushize twize ibibazo 3. Ikiganiro cy'ubushize ari naho twerekanaga ukuntu abantu benshi barimo kujya mu irimbukiro, ni video twashyizeho kuri icyo kiganiro, ndetse tunerekana na zimwe mu nyigisho abantu bakurikiye ziri kubajyana kurimbuka. Iyo video nayo iriho, twazishyize ari video 2. Ni ikiganiro gifite insanganyamatsiko, ni ikiganiro gifite titire ivuga ngo dore aho abantu bashiriye. Ibi ni ibibazo 7 abantu bibazaga. Igisubizo ngiki, mbonye benshi bari kuzimu. Ni ukuvuga ngo iyi ni titire y'ikiganiro cy'ubushize ku bibazo 7 turimo turiga. Nitubivaho tuzata tujya kureba uburyo Satani ari we mutware w'isi, ari we wayigaruriye, ari nayo mpamvu ubutware bwe buri gukorera muri iyi miryango ikomeye iri hano ku isi, ikorera nawe mu buryo bw'ibanga, nkuko duhora tubyigisha. Harimo Freemasons, harimo Illuminati, harimo iki gisirikare cya Papa cyitwa abajesuiti, harimo abitwa abarozi Croix, ndetse n'indi miryango myinshi abantu benshi batazi ikora hano ku isi, ifite ibikorwa bigaragara runaka, ariko bafite uburyo bakora Satani mu ibanga. Ndetse n'ibyo bikorwa bakora rimwe na rimwe bikaba harimo ibirimbuza abantu cyangwa n'ibibangiriza imibiri. Abantu bakaba babazwa mu isi, bageraho bakicwa n'amaganya no kwiheba, bigatuma bapfa batizeye Imana. Ndetse akaba harimo no kwihutishwa abantu ngo bapfe vuba na vuba. So rero icyo kiganiro nicyo twizeho ubushize, tuvuga ku bintu 7 cyangwa se ibibazo 7 abantu bibaza. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ni ikihe cyaha Satani yakoze mu ijuru. Cya kabiri, ese Satani yirukanwa mu ijuru, yirukanwa mu ijuru umuntu yararemwe cyangwa yaratararemwa. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo Satani amaze kwirukanwa mu ijuru yahise ajya hehe, nihe yagiye, ubuturo bwe bwabaye hehe. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ni ikihe giti Adamu na Eva bariyeho, ubwoko bw'icyo giti ni ubuhe, cyangwa igisobanuro cya kiriya giti ni ikihe. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ese Adamu na Eva bamaze kurya kuri cya giti Imana yababujije bahise bapfa? Kuko iyo dusomye Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 3 kuva ku murongo wa 1, Imana yababwiye ngo niba kiryaho gupfa bazapfa. Ikibazo kikabaza ngo ese bamaze kukiryaho bahise bapfa cyangwa babayeho? Ikibazo cya 6 kikabaza ngo urupfu ni iki, ese Adamu na Eva niba barapfuye bapfuye uruhe rupfu? Noneho urupfu ni iki, tanga definisiyo y'urupfu. Icyo dushaka kugira ngo tubasobanurire definisiyo y'urupfu ni iki. Hanyuma ikibazo cya nyuma cya 7 kikabaza ngo ni iki cyazanye Yesu mu isi. Impamvu twinjiye muri ibi bintu 7 cyangwa ibibazo 7 nuko turi gusubiza bimwe mu bibazo abantu bagize bitewe n'inyigisho Gitwaza yigishije. Dr. Twano Tayisire aramushyigikira ko ibyavuze ntacyo bitwari ko bimeze. Hanyuma uwitwa Pastor Nambabazi wahoze muri ADP nawe arabishyigikira, na bamwe mu banyamakuru barabishyigikira. Niyo mpamvu twinjira ahantu
murumva ko nidusoreza ku kibazo cya karindwi kibaza ngo niki cyazanye Yesu mu isi, ibintu bizumvikana cyane. Turimo gusoma amagambo yanditse mu Baroma igice cya 2 umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 16. Amagambo Pawulo yavuze ngo abakoze ibyaha bose batazi amategeko bazarimbuka badahowe amategeko, ngo kandi abakoze ibyaha bose bazi amategeko bazacirwaho iteka ry'amategeko, ngo kuko abumva amategeko gusa atari bo bakiranuka ku Mana, kereka abayumvira ngo nibo bazatsindishirizwa nayo, ahubwo abayumvira nibo bazatsindishirizwa nayo. Aravuga ngo abapagani iyo bakoze iby'amategeko ku bwabo baba bihindukiye amategeko nubwo batayafite, maze bakagaragaza ko umurimo utegetswe n'amategeko wanditswe mu mitima yabo ugahamywa n'imitima ihana ibabwiriza, igafatanya n'ibitekerezo byabo kubarega cyangwa se kubaregura. Ngo kandi rero ni nabyo Imana izifashisha ku munsi izacira abantu ho iteka muri Kristo Yesu ku byahishwe byabo, ngo nk'uko ubutumwa bwiza nahawe buri. Uwo ni Pawulo wandikiye Abaroma bibabwira. Hanyuma aya magambo abanza ngo abakoze ibyaha bose batazi amategeko bazarimbuka badahowe amategeko, ngo kandi abakoze ibyaha bose bazi amategeko bazacirwaho iteka ry'amategeko. Aha niho Gitwaza yagaragaje ko hari abantu babayeho mbere y'uko Yesu aza mu isi, ngo bakurikije amategeko ya sosiyete z'ibihugu byabo, ngo bashobora kuzajya mu ijuru. Nako mvuze ngo bashobora, we yarabihamije ko bazajyayo, ngo niba barakurikije amategeko yabo. Kugeza ubwo yihanukira aravuga ko abahinde n'abahindu ngo bazajye mu ijuru niba barakurikije ayo mategeko. Hanyuma Antoine Rutayisire nawe aramufasha. Twebwe rero turi gusobanura aya magambo yo mu Baroma kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa gakiza cyari cyo. Nashaka kubabwira ngo abantu bose babayeho mbere y'uko Yesu aza mu isi, na mbere y'uko Imana itanga amategeko yayo ku Bisiraheli, yaba abantu babayeho mu gihe cya Nowa, bariya Imana arimbuje umwuzure, bari bafite amategeko yabagengaga ya sosiyete z'igihugu bari barimo, bararimbutse, Imana barimbuje umwuzure. Yaba Kayini yararimbutse nubwo Imana itaratanga amategeko, kuko yari afite umutima nama umwemeza ko Imana iriho, kandi ukamwemeza ko kwambura ubuzima mugenzi we ari ikintu kitari cyiza. Uwo mutima nama rero ndetse ngo n'amategeko Imana yahaye Abisiraheli nibyo bintu biri Imana izifashisha, kuko amategeko Imana yahaye Abisiraheli niyo yari ishusho n'igicucu cya Yesu, kuko biravuga ngo yari ishusho n'igicucu ngo ariko umubiri wabyo ukaba ufitwe na Kristo. Bivuga ngo amategeko ibyahanuwe byahamyaga Kristo. Ndavuga ari amategeko Imana yahaye Abisiraheli arimo yayandi 10, ko amategeko yose ari 613, ariko hari ingingo nkuru zihagarariye dusanga mu gitabo cyo kuva cya 20 kuva ku murongo wa mbere. Ni amategeko 10. Ayo yose hamwe rero ni ishusho n'igicucu kibizaba, ariko umubiri wabyo ukaba ufitwe na Kristo. Ni ukuvuga ngo byose byahamyaga Kristo. Niyo mpamvu isomye mu Baroma igice cya 3 umurongo 21 hariho amagambo avuga ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Ngakantu mukumve neza, hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, ngo nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Bivuga ngo amategeko ibyahanuwe nibyo bihamya gukiranuka kw'Imana. Ikibazo cyo kwibaza gukiranuka kw'Imana ni ukuhe ninde? Ibi twarabisobanuye ko gukiranuka kw'Imana ni uruhurirane rw'ibintu byose bigize kamere n'imiterere by'Imana. Byose urabisanga muri Bibiliya, ibigaragaza kamere y'Imana n'ibigaragaza imiterere y'Imana. So rero gukiranuka kw'Imana ni uruhurirane rw'ibintu byose bigize kamere n'imiterere by'Imana. Hanyuma Imana yagaragaje ku gukiranuka ryari, yakugaragarije abatuye isi gute, tukubwirwa n'iki, ibyo bintu tubibwirwa n'iki? Ese ninde waguhishuye? Bibiri igaragaza ko uwaguhishuye ni Yesu. Reka dusome kugira ngo byumvikane. Abaheburayo, urwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 3 haravuze ngo kera Imana yavuganiye n'abasogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, naho muri iyi minsi imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Uwo
kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari urameza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu yicara iburyo bwikome cyane yo mu ijuru. Urumva hano mu rwanda turavuze ngo uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bw'Imana n'ishusho ya kamere yayo. Ni ukuvuga ngo Yesu niwe shusho ya kamere y'Imana, Yesu Kristo niwe kurabagirana k'ubwiza bw'Imana. Hanyuma wajya mu Bakolosayi, wandiko n'ubundi Paulo yandikiye Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 14 kugeza ku murongo wa 18, nibyo nshaka cyane kugira ngo muhumve neza. Haravuze ngo ni waducunguje amaraso ye ngo tubone ko warugwa ibyaha byacu, ni nawe shusho y'Imana itaboneka n'ifura mu byaremwe byose, kuko muri warimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe byaremewe. Yabanjirije byose, kandi byose bibeshwaho nawe. 18 niwe mutwe w'umubiri, niwe torero, kandi niwe tangiriro n'ifura kuzuka mu bapfuye, kugira ngo abo wa mbere uhebuje byose. 19 niwo murongo nashaka cyane. Haravuze ngo kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we. Ni ukuvuga ngo Imana yashimye ko kuzura k'ubumana bwayo, kuzura kwayo kose kuba muri Yesu. Ni mpamvu Yesu ari we ukurabagirana k'ubwiza bw'Imana, akaba n'ishusho ya kamere y'Imana. Kubera iki? Kubera ko Paulo arabivuze mu Bakolosayi 1:19 ngo kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we. So rero nushaka kumenya gucyaruka kw'Imana, urakumenyera muri Yesu Kristo. Biragusaba kwizera Yesu Kristo, biragusaba gukurikirana no kureba abamwizeye koko by'ukuri, urahita ubona uko gucyaruka kw'Imana. So rero gucyaruka kw'Imana, Imana gwishuriye muri Kristo Yesu, kandi umuntu uguhabwa ni uwamaze kwizera Yesu Kristo. Niyo mpamvu Paulo avuze ijambo rikomeye, bene data munyumve neza. Aravuze ngo abakoze ibyaha bose batazi amategeko bazarimbuka badahuwe amategeko. Abaroma 2:12. Abakoze ibyaha bose batazi amategeko bazarimbuka, nubwo batayazi ariko bazarimbuka, ngo kandi barimbuke badahuwe amategeko kuko ntibari bayazi. Arongera ngo kandi abakoze ibyaha bose bazi amategeko, bo Imana nijya kubarimbura izakoresha amategeko, ngo bazacirwa iteka ry'amategeko. Impamvu Imana izabarimbura ni iki? Nuko amategeko Imana yatangiye ku musozi wa Sinayi kugira ngo ayobore abantu kuri Yesu. Ni mpamvu batubwiye mu Baroma ibice 3 murongo 21, ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Uko gukiranuka kw'Imana tuguheshwa no kwizera Yesu Kristo. Bivuga ngo amategeko n'ibyahanuwe bihamya ugukiranuka kw'Imana, kandi ugukiranuka kw'Imana ngo tuguheshwa no kwizera Yesu Kristo. Kandi tumaze kubona ko Yesu Kristo ari we gukiranuka kw'Imana, kuko niwe shusho ya kamere y'Imana no kurabagirana k'ubwiza bwayo, kuko Imana ashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri Yesu. Bivuga ngo abantu bose batizera Yesu bagakomeza amategeko bazarimbuka, kuko amategeko n'ibyahanuwe bihamya Yesu, akaba ari gukiranuka kw'Imana. Bikaba bisaba ko abantu bose bizera Yesu kugira ngo bakire gukiranuka kw'Imana. Bivuga ngo umuntu utizeye Yesu Kristo nta gukiranuka kw'Imana ashobora guhabwa, kandi umuntu afite gukiranuka kw'Imana ntabwo azabona Yesu agarutse, ntabwo azigera abona ubugingo, azarimbuka. So none ukibaza, aya mategeko arimo aravugwa ahangaha ni ari Imana yahaye ishyanga rya Isiraheli. Iyo usomye mu rwandiko rw'Abaroma ibice 10 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 3, Paulo yaravuze ngo bene data, ibyo umutima wanjye wifuza n'ibyo nsabira abisiraheli bose ni ukugira ngo bakizwe. Ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Kuko Kristo ari we amategeko asohoraho, kandi ni wese wizera wese gukiranuka. Uva hano, kuko Kristo ari we amategeko asohoraho, kandi ni wese wizera wese gukiranuka. Bivuga ngo amategeko, isomye mu Galatiya igice cya 3 umurongo wa 21-22 kugeza 24, hatubwira ko amategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo. Mu Kirundi ho baravuga ngo amategeko yatubereye umurezi. Yo yari umurezi uri kuturera, ariko dutegereje kuzabona uwatubyaye, ari we data wa twese, ari we Yesu Kristo. So rero amategeko yaradushoreye atugeza kuri Kristo. Niyo mpamvu Abaroma
ibice 10:4 kuva ku 3 kugeza ku 4 Pawulo avuze ngo kuko Kristo ari we amategeko asohoraho kandi ni uhesha uwizera wese gukiranuka. Bivuga ngo amategeko yose araza agasohorera kuri Kristo niharangirira. Noneho nyuma y'amategeko Yesu akaza. Yesu yamara kuza ngo akaba ari we uhesha uwizera wese gukiranuka. Bivuga ngo rero ntabwo amategeko ashobora gutuma umuntu yemerwa imbere y'Imana, kuko baratubwiye ngo yo asohorera kuri Kristo, noneho Kristo akaba ari uhesha uwizera wese gukiranuka. Abantu rero batizera Kristo bagakomeza amategeko, urugero nk'abadivantiste baracyagendera mu mategeko, abayisilamu nabo bafite andi mategeko bagenderaho, abakatolike bafatira amategeko 10 rimwe n'iryo bavanye muri ry'isabato niyo bagenderaho. Niyo mpamvu abadivantiste birirwa bacira witeka bakerekana ko nyine twese abaprotestani n'abakatolike turi bamwe, suyo ko nabo bita abaprotestani ngo ariko bo noneho babagorozi baje kugorora ubuprotestani kuko bwayobye. Noneho bakavaho katolike yafashe amategeko 10 y'Imana bavanamo 2, bavanamo itegeko rya 4 ry'isabato, bavanamo n'ibwirana rya mbere n'amatari rya 2 yarivuga ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi y'epfo y'ubutaka, ntukabyikubita imbere ntukabikorere kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Bakavuga ko iri tegeko rya 2 n'irya 4 katolike yayavanyemo igasenga ibishushanyo, kandi kuko katolike irabisenga, isenga abapfuye abitwa batagatifu, ikabasaba ngo bakabasengera abapfuye b'abanyabyango bazajye ngira ikiganiro cy'ubushize narakiberetse. Umupadiri wari gusobanura icyo bita purgatori, avuga ko purgatori atari ahantu ahubwo ari ukuntu, agaragaza ko abantu bose bapfuye ari abanyabyaha, Kiliziya Gatolika ibasabira ngo bakabakorera isengesho ribasabira, bakezwa bapfuye, Imana ikababarira, ubundi bakajya aho abandi bari bazabona ubugingo buhoraho. Iki akaba ari cyo bita purgatori, gusengera abantu bapfuye ariko bapfuye ngo bafite ibyaha biki. So iki twara gitambukije n'uwo mupadiri twamushyizemo kuntu abisobanura, ubwo n'ubuyobe. Barangiza kandi bagafata abantu bakabasenga bababwira ngo babasabire. Impamvu ujya kumva ngo kandaka mutagatifu udusabire. Abapapa bose ni abatagatifu, iyo bapfuye nabo bahinduka abo abayoboke ba Kiliziya Gatolika bacaho, bakababwira ngo babasabire ku mubyeyi Bikira Mariya, Bikira Mariya nawe basabire ku mwana we Yezu, hanyuma Yezu nawe basabire ku Mana. Murumva inzira bacamo, baca ku ishapure, bagaca ku batagatifu, bagaca ku mubyeyi Bikira Mariya, Bikira Mariya akabageza kuri Yesu, Yesu akabageza ku Mana. So rero abadivantiste ibyo bavuga nibyo, ariko nabo bayibye nkabo bose ni bamwe. Iyo mpamvu igihe cyose bo bavanga amategeko yose barayakomeza, bagashaka gufatanya kwizera n'amategeko, ntabwo bishoboka kuko bivuga yuko tudashobora na rimwe gutsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, nta na rimwe. Twebwe tugendera ku itegeko ry'umwami wacu, kuko Yesu yafashe ari amategeko 10 ayagira 2, ubundi yose hamwe yari 613. Ariko abadivantiste bo bibanda cyane kuri ari 10, aho bagaragaza ko andi yose ngo yari amategeko y'imihango. Hanyuma akagaragaza ko ngari Yesu yabambye ku musaraba ari rwo rwandiko rwaturegaga, bakajya mu Bakolosayi igice cya 2 umurongo wa 13 na 14. Hanyuma rero bakavuga ngo ari 10 yaharatujwe n'urutoki rw'Imana ku bisate by'amabuye, ngari yayo niyo tugomba gukurikiza. Mu gihe tuyakurikije tuzarimbuka, tukayafatanya no kwizera, kugeza ubwo bayafashe banerekana ko ari amwe mu yagize ingoma y'Imana mu ijuru, cyangwa se ariyo agize leta y'ijuru. Namwe mu mategeko agize leta y'ijuru. So rero abadivantiste barutwa n'abajudaism, cyangwa se barutwa n'abayuda. Abayuda bo bakomeza amategeko gusa, ntabwo bafatanya amategeko no kwizera, kandi bo bakayakurikiza uko ari, nk'uko bayahawe yose Mose yayabahaye, nta na rimwe bica. Abadive rero harayo bica menshi. Icyo ni cya mbere. Cya kabiri, si n'abayahudi, kuko amategeko yahawe abayahudi ntabwo yahawe abanyamahanga. None abadivantiste bo barayafata bakafatanya no kwizera, kandi mu bintu Pawulo yahanganye nabyo nicyo ngicyo mu nzandiko yanditse, yaba urwandiko rw'Abagalatiya muzarusome,
muzasanga izi nyigisho zarageze mu matorero y'i Galatiya kugeza ubwo haje abayuda baturutse Yerusalemu baza mu matorero Pawulo yatangije y'abanyamahanga muri Aziya, bazengurukamo cyane n'itorero ryo muri Antiyokiya aho Pawulo yahagurukaga, bakagenda bababwira ngo nibyo mwarizeye koko, ariko hari ikintu musigaje, mugomba gukurikiza n'amategeko ya Mose umugaragu w'Imana. Ikibihamya rero nuko mugomba gukebwa hanyuma mukanakurikiza amategeko y'Imana kandi mukagendera no mu gukiranuka kwa Yesu, mukaba mwizeye. Nuko abadivantiste bakora. So rero icyo nshaka kugarukaho, ikibazo cyo kwibaza ni iki: niba Imana igaragaza amategeko yayo yihereye ishyanga rya Isiraheli, ikaba yerekana ko adashobora gutsindishiriza umuntu uwo ari we wese, ahubwo ikintu kidutsindishiriza ari ukwizera Yesu Kristo, kuko iyo tumwizeye duhabwa gukiranuka kw'Imana. Ni gute umuntu ashobora kwihanukira noneho akagaragaza ko Imana izababarira abantu ngo bagendeye ku mategeko ya sosiyete z'ibihugu byabo, nk'uko Gitwaza bivuze? Ngira ngo ikiganiro mwarakibonye aho Gitwaza yavuze ngo Abayisilamu, Abahinde n'Abahindu ngo bazajya mu ijuru niba bakurikije amategeko yabo uko angana ntibayice. Ngo naho ubundi biragoye ko navuga ko Yesu ari we nzira ukuri n'ubugingo, ngo kuri we ntibishoboka. Ngahubwo Imana izabacira urubanza igendeye ku mategeko yabo bari bafite muri sosiyete babamo. None niba Imana ivuga yuko umuntu adashobora gutsindishirizwa n'imitegeko n'amategeko, ari Imana yahaye Abisiraheli, yo ari yitangiye, ko abadivantiste bavuga ngo Imana niyo yayiyandikiye n'utukirwaye, ni gute wambwira ngo noneho Imana izagendera ku ya sosiyete z'abantu ngo niba barakoraga imirimo myiza, niba barafashaga abakene, ngo bababarire, ngo ibahe ubugingo buhoraho? Akaba ari impamvu Pawulo yabwiye Abaroma mu bibiri bice 2 umurongo wa 12 kugeza 16, aravuga ngo abakoze ibyaha bose bataza amategeko bazarimbuka badahuwa amategeko. Nuvuga ngo nubwo batari bayazi ayo mategeko akaba yaratarajyaho, nubundi nta kizatuma batarimbuka. Aho no dushaka ko zagaruka twibaza kuki bazarimbuka. Aho hantu bafite ikibazo abantu benshi, kubera icyo abo bantu amategeko arataraza. Imana igaragaze icyaha, kuko amategeko niyo agaragaza icyaha, akerekana n'ububi bwacyo, akerekana n'ibihano byacyo, akerekana n'ingororano ku bantu bayakurikije. None niba Imana itaragaragaza amategeko igaragaze icyaha icyo ari cyo, kubera icyo aba bantu babayeho aya mategeko atarabaho bazarimbuka? Ko biravuze ngo abakoze ibyaha bose bataza amategeko bazarimbuka badahuwa amategeko. Ngo kandi abakoze ibyaha bose baza amategeko bazacirwa iteka ry'amategeko. Abangabo birumvikana kweri, kuko amategeko yarahari, kandi amategeko ahishura Yesu, ko batubwiye ngo yahamyaga Yesu agomba kuzaza. Amategeko n'ibyahanuwe byahamyaga Yesu. None warayamenye, umaze kuyamenya umenye ko Yesu agomba kuza. Yesu aje wanga ko mwizera. Ni nayo mpamvu Imana avuze ngo mu gihe izabiri gucira abantu ho iteka izifashisha ibintu bibiri. Icya mbere izifashisha aya mategeko yatanze, icya kabiri yifashisha umutima nama wacu Imana yaduhaye. Nukuvuga ngo aya mategeko Imana yatanze yari umushorera, yari ishusho y'igicucu bya Yesu, ariko umubiri wabyo ukaba ufitwe na Kristo. Niyo mpamvu batubwiye ko Yesu ari we waje kuyasohoza. Noneho amategeko ibyahanuwe byarengurizaga kuri Kristo. Niyo mpamvu rero umuntu wayamenye agomba kumenya na Yesu. Niba waramenye ukaba utemera Yesu kandi ngo uyave, kuko iyo ni umushorera, ukaba ukiyafatanya no kwizera, uri umuyobi. Icyo ni cya mbere. Cya kabiri, niba kandi ayo mategeko warayize neza ukayamenya, warangiza ukaba utizera Yesu, ahubwo ukaba ari yugumaho, nabwo uzarimbuka. Abayuda nicyo bazize, bigaga amategeko buri munsi, bakiga ibyahanuwe, byose birenguriza kuri nde? Kuri Kristo. Yesu aje arabisohoza nk'uko yabyivugiye, nk'uko tubibonye Pawulo abivuze. Abayuda banga kumwizera, kandi ari cyo kintu bagomba gukora, bakava ku mategeko kuko yo yarengurizaga kuri Yesu. None Yesu araje arayasohoje. Niba yasohoje rero nibamwizere, baramwanze. None Imana izifashisha ibintu birero, izifashisha amategeko yahamyaga Yesu. Kabiri, yifashishe n'umutima nama yadushyizemo. Kuki nagushyizemo umutima nama? Mwohereza n'amategeko yanjye ahamya umwana wanjye wagomba kuza mu isi, ukaba warabyirengagije. Uyu mutima nama wagomba kugufasha gusobanukirwa aya mategeko, akakwereka ko hari undi ari guhamya, kandi uwo yahamyaga akaba yaraje, kuki utamwizeye? Abo ni Abayuda. Kabiri, abo ni Abadivantiste banze gufata Yesu ngo ari we bizera gusa, bashaka kumugendanisha n'amategeko, kuko Yesu afite amategeko y'abiri. Nababwiye ngo amategeko yari 613. Yesu aje ayagira abiri. Pawulo we Imana imutumye ayagira rimwe.
isomye Mariko igice 12 umurongo wa 28 na 29 ndetse na 30. Haje umufarisayo abaza Yesu ngo itegeko rirushandi mu gukomera ni irihe? Yesu aramubwira ngo irya mbere ni iri: ukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubugingo bwawe bwose. Irya kabiri ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Aya mategeko abiri akubiyemo ari amategeko 10 yose abadivantiste birwa bigisha ngo yandikishijwe n'urutoki rw'Imana ku bisate bibiri by'amabuye ngo tugomba kuyakurikiza yose. Kandi Yesu yayakubiye mu bintu bibiri, kuko uko ari 10 atandatu akubiye mu itegeko rimwe, ayandi anagakubira mu rindi. Kuvuga ngo ane abanza muri ari 10 Yesu yabumbiye mu itegeko rimwe ryitwa gukundisha Uwiteka umutima, ubwenge, imbaraga n'ubugingo. Hanyuma atandatu akurikiyeho narebana n'imibanire y'umuntu na mugenzi we. Kuko ane abanza arebana n'imibanire y'umuntu n'Imana, andi atandatu asigaye akarebana n'imibanire y'umuntu na mugenzi we. So rero ariya nabanza Yesu yabumbiye muri kiranyine, kuko iyo agendanye n'imibanire y'umuntu n'Imana. Niyo mpamvu Imana ivuze ngo uyikundishe umutima, ubwenge, imbaraga n'ubugingo. Hanyuma atandatu yo haravuga ngo ntukice, ntukibe. Ntabwo Imana wayica, ntabwo wayiba, oya, wumvire so na nyoko, ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe n'ibindi. So ari atandatu rero niyo yabumbiye muri itegeko rya kabiri. Yesu yavuze ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Aravuga ngo nta rindi tegeko rirushayo gukomera, niko havuga muri Mariko. Ni Yesu wabyivugiye. Ukundisha Uwiteka umutima, ubwenge, imbaraga n'ubugingo, gukunda mugenzi wacu nkuko twikunda. Aravuga ngo nta rindi tegeko rirushayo gukomera. Noneho urumva ko yayandi 10 Yesu yagize ngahe? Abiri. Paulo we aje yayagize rimwe. Mu Baroma ibice 13 umurongo wa 8 kugeza ku wa 10 yaravuze ngo ntimukagire umwenda wose keretse gukundana, kuko ukunda undi abashohoje amategeko. Urumva kantu, ntimukagire umwenda wose keretse gukundana, kuko ukunda undi abashohoje amategeko, abayashohoje yose yashyize mu bikorwa. Ngo kuko ibi ngo ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukifuze n'ayandi mategeko yose bihurira muri iri jambo rimwe ngo ukunde mugenzi wawe uko wikunda. Aravuga ngo ufite urukundo ntagirira mugenzi we nabi. Nicyo gituma urukundo ari rwo rusoza amategeko yose. Abaroma 13:8 kugeza ku murongo wa 10. Urumva ko Paulo abisobanuye neza. Aravuze ngo ufite urukundo ntagirira mugenzi we nabi, ngo nicyo gituma urukundo ari rwo rusoza amategeko yose. Bivuga ngo umuntu ufite urukundo agakunda Imana, agakunda mugenzi we nkuko yikunda, amategeko yose yayarangije. Urumva rero ko abasoje amategeko umwami yavuze. Yesu yaravuze ngo ukundisha Uwiteka umutima, ubwenge, imbaraga n'ubugingo, ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Mu guca urubanza rero nibyo azifashisha. Ni ukuvuga ngo amategeko yose y'Abisirayeli yahamyaga Yesu. Yesu araza aba yasohoje. Amaze kuyasohoza atanga abiri: gukundana no gukunda Imana. Ariko binyuze mu kumwizera, kuko si itegeko. Iyo tumaze kumwizera, urukundo rw'Imana ruba muri twe. Kubera iki se? Kuko biriva ko tuba tuvutse ubwa kabiri. Yohana igice cya 1 umurongo wa 12, cyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, kabo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Rero ngo umuntu wamaze kwizera Yesu Kristo ababyawe n'Imana. Ukubona umubyeyi asaminda akayitwita amezi 9 kugeza yibyaye, niko natwe iyo twizeye Yesu aratubyara. Ubu kugeza akanya abantu bose bamaze kwizera cyo ngundira Yesu warabatwita gahita n'ababyara. Ukubona umwana avuka niko Yesu atubyara. Uko umwana rero niko turerwa mu by'agakiza, tukagenda dukura mu by'agakiza. Ni intambwe tugenda dukuramo. Niba tuvutse koko ubwa kabiri nkuko biri bivuga ko ikivuga n'ukuri, tuba dufite kamere y'Imana. Ni ukuvuga ngo ya miterere y'Imana muri twe ibihari, kuko turi abana b'Imana. Kubera iki? Kuko umwana w'ingwe nawe abari ingwe, umwana w'ipusi nawe abari ipusi, umwana w'imbwa nawe abari imbwa, umwana w'intare nawe abari intare. Niba rero tuvutse ubwa kabiri tukaba tubyawe n'Imana nkuko biri bivuze ngo babyawe n'Imana, ubwo natwe murumva ko karagiteri nk'iz'Imana zigomba kuba muri twebwe. Ni ibintu byikora muri twebwe. Rero ntabwo
ntabwo tubishakisha, birikora. Ntabwo twe tuba tugikora imirimo itegetswe n'amategeko. Oya, buriya umwana mu rugo ntabwo ategekwa, ahubwo ibintu birikora muri we byo gukorera iwabo. Imirimo yose ayikora neza bimworoheye, ntibimuvuna, ukabaze ko ari iby'iwabo, ari ingaruka ze nziza arimo kwigirira. Twebwe rero ko turi abana b'Imana, ntabwo dukora kubera ko twategetswe. Nta mategeko Imana dushyiraho, nk'uko umubyeyi adashyiraho itegeko umwana, niko natwe dukora nk'abana b'Imana mu rugo. Ni ibintu byikora bitatuvuna. Impamvu abanyarwanda bajya bavuga ngo uhinga mukwe ntavunika. Umuntu uri guhinga mu murima we ntavunika. Ashobora guhinga ahantu hanini cyane kandi ukumva ntiyarushye, kuko nibye. Uko ni nako natwe mu gukorera Imana, nta tegeko Imana dushyiraho, nta mvune bituvuna. Ni ibintu byikora muri twebwe ko twavutse ubwa kabiri, turi abana b'Imana muri Kristo Yesu. So rero Imana mu gucira abantu ho iteka izifashisha aya magambo tubonye Pawulo avuze. Abaroma 2:12 kugeza 16. Icyitorerwa wite ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 16. Kuko haravuze ngo abakoze ibyaha bose bataza amategeko bazarimbuka badahuwa amategeko. Kandi abakoze ibyaha bose baza amategeko bazacirwaho iteka ry'amategeko. Ngo kuko abumva amategeko gusa atari bo bakiranuka ku Mana, ngo ahubwo abayumvira nibo bazatsindishirizwa nayo. Kuyumvira ni gute se? Kumvira amategeko ushobora kwibaza ngo nukuwe. Amategeko kuyumvira egare kumenya Yesu tukamwizera. Kuko amategeko batweretse ko yari umushorera utugeza kuri Kristo. Amategeko batweretse ko ariyo ahamya Kristo. Kumvira amategeko rero ni uwishurirwa Kristo mu mategeko, twagize tukizera Yesu, amategeko akarangiza ibyayo. Niba rero tutizeye Yesu Kristo kandi amategeko amuhamya, ahubwo tukagumana amategeko, twagumanya igicucu cya Yesu, twagumanya ifoto ya Yesu, ntabwo twafashe Yesu ngo tugendere noneho mu isezerano rye rishya yaduhaye, ngo tugende mu mategeko abiri yaduhaye. Itegeko ry'urukundo, kunda Imana no gukundana ubwacu nk'abana b'Imana. So rero aravuze ngo kuko abumva amategeko gusa atari bo bakiranuka ku Mana, ahubwo abayumvira nibo bazatsindishirizwa nayo. Aravuga ngo abapagani batazi amategeko y'Imana, iyo bakoze iby'amategeko ku bwabo baba bihindukiye amategeko nubwo batayafite, ngo maze bakagaragaza ko umurimo utegetswe n'amategeko wanditswe mu mitima yabo, ugahamywa n'imitima ihana ibabwiriza, igafatanya n'ibitekerezo byabo kubarega cyangwa se kubaregura. Ngo kandi rero ngo ni nabyo Imana izifashisha ku munsi izacira abantu iteka muri Kristo Yesu ku byahishwe byabo, nk'uko ubutumwa bwiza nahawe buri. Uyu murongo mu wa 16. Ngo kandi rero ni nabyo Imana izifashisha mu gucira abantu ho iteka ku bihishwe byabo cyangwa ku byahishwe byabo muri Kristo Yesu. Ni muri Kristo Yesu azabikorera. Wa mutima nama na ya mategeko Imana yahaye Abisirayeli nibyo bintu bibiri. Kuko amategeko 10 yarengurizaga kuri Kristo, yahamyaga Yesu. Hanyuma Imana ikaduha n'umutima nama utubwira ko hari ikibi akaba n'icyiza, kandi amategeko yaje guhishura ikibi n'icyiza. Igihe rero twamenya amategeko, tukamenya itegeko rivuga ngo ntukice, ubwo twaze tumenya ko kwica ari bibi, kuko harimo n'igihano cy'abantu bisha. Niba itegeko rivuga ngo ntugasambane, ubwo twamenye ko gusambana ari bibi, ko hari n'igihano cy'abasambanye. So rero ibyo byose bikarenguriza kuri Kristo Yesu. Uwo mutima nama rero utwereka ko ibyo bintu ari bibi, ukatwereka ko hari n'ibihano, ukatwereka ko hari uzaza kudufasha tukamwizera. Niba tutamwizera tukaguma mu mategeko, tuzarimbuka. None ukibaza rero, niba Imana izaciraho iteka abantu bagendeye mu mategeko ya Mose gusa ntibizere Yesu Kristo, kuko amategeko yahamyaga Yesu, ni gute umuntu atiga akavuga ngo noneho abantu bubahirije amategeko ya sosiyete z'ibihugu byabo ngo bazabona ubugingo? Ni Imana igaragaza ko hari abantu bazarimbuka batahuwe n'amategeko ko batanayamenye. Wakwibaza ngo niki kizatuma barimbuka nyine? Aba bantu babayeho amategeko ataraza, ngo nibuze ngo basobanukirwe icyaha, kuko amategeko niyo agaragaza izina ry'icyaha n'ububi bw'icyaha. Icyaha cyari kitarabona inyito, cyangwa se cyari kitarabona kito, niko Pawulo avuze mu Baroma. Ntabwo abantu bari bazi ko kwica ari icyaha, ariko hari umutima nama Imana yabashyizemo. Uwo mutima nama ni wari muri Kayini ubwo yicaga muri umuna we Abeli.
none se yabonaga ko agiye kwica murumuna we azi ko ari byiza kandi agiye kumwambura ubuzima, kandi Imana namusanze mbere yuko abikora amubwira ngo Kayini, niki gitumye ugirira ishyari murumuna wawe? Mbese nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi rw'umutima wawe, ngo kandi wowe ufite ububasha bwo kubitegeka. Urumva ko Imana dushyize mu mutima nama utwereka ibibi n'ibyiza, nubwo icyaha cye kitarabona inyito, ariko Kayini yarabizi ko ibyo agiye gukora atari byiza. Uwo mutima nama rero Imana izawufata, iba ari wo yifashisha itwereka ngo ibi kuki mwabikoze, kuki mutumviye ngo mwizere. Ifate n'aya mategeko ati aya mategeko siyo natanze yahishuraga umwana wanjye, kuki mwayamenye ntimwizere umwana wanjye ngo ari we mukurikira ahajya hose, ari we ubayobora mu kuri kose. So rero Yesu ngo Imana izamufata aba ari we iciriramo iteka abantu bose batamwizeye n'abantu bose babwirijwe amategeko ntibasobanukirwe Yesu, kandi amategeko yarahamyaga Yesu, ndetse inafata n'umutima nama wabo bari bafite bashyizemo, bavuga ngo ko nabashyize umutima nama. Uwo mutima nama nabashyizemo mwagiye mwumva ubutumwa bwiza abantu bagiye bavuga, nubwo batabagezeho ariko mwarabyumva ko hirya no hino ku isi hari abantu ngo bizeye undi muntu witwa Yesu. Ukimwebwe mutagize uwo mutima ngo mushake gusobanukirwa uwo muntu wari we, namwe mumwizere. Kuki? Kuko byanga byakunda ntabwo Yesu azigera agaruka ubutumwa butaragera ku isi yose. Kubera iki se? Ni ihame Yesu yagaragaje, ntabwo Yesu agomba kugaruka ubutumwa butaragera ku isi yose, kuko yavuze ko bugomba kuba ubuhamya bwo kubahamiriza no mu mashyamba. Bari baba mu mashyamba bambara ubusa, ibihugu bya Afurika barahari, ndetse no muri ashyamba rya Amazon naho barimo barahari benshi bibera mu mashyamba batunzwe n'inyamaswa, nabo bameze nk'inyamaswa bambara ubusa batazi kwambara. Ubutumwa bugomba kubageraho. Niba ngombwa Imana izakoresha iterambere rya tekinoloji, nabo mu telefone bagireho, ibintu byose iminari bagireho, abazungu bagiye babasura, kandi mwarabonye ko abazungu basigaye bacingiye mu mashyamba bakajya kubasura. Bazageraho bajyaniyemo n'iminara, bajyanireye iterambere rya tekinoloji, babaha amatelefone, bagiye bakurikirana amakuru kugira ngo batazagira icyo bireguza, kuko ni ihame Yesu yashyizeho. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo 24:14. Yesu yaravuze ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imeruka izahera ko ize. Ntabwo imeruka ishobora kuza ubutumwa butaragera ku muntu wa nyuma, kuko ni ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose kugira ngo hatazagira n'umuntu n'umwe ugira icyo yireguza imbere y'Imana. Rero abantu bose Yesu bazamumenya, nubwo batamwizera ariko bazamumenya. So rero ababayeho mbere ya Yesu, Bibiliya yamaze kugaragaza ko bazarimbuka badahuwe amategeko, ahubwo bazarimbuka bazize umutima nama Imana bashyizemo, batigeze bumvira icyo umutima nama wababwiraga, ngo babashe kumera nka Enoki, babashe kumera nka Nowa, babashe kumera nka Abraham, babashe kumera nka Abeli. Nusa Abeli hari amategeko yari ahari, ni umutima nama wamukoresheje gutanga igitambo kizima gishimwa n'Imana. None se Nowa hari amategeko yari ahari, umutima nama yari afite watumye Imana imwishimira, iramusanga imubwira ko igiye kurimbura isi. Abandi bakora ibibi, we yanga kubikora kuko umutima nama amwereka ko ari bibi. None se Enoke hari amategeko yari ahari, umutima nama we bitubwira ko yagendanye n'Imana imyaka 300, yamaze 60 akora ibibi, ariko afata indi 300 ko yamaze imyaka 360. Itangirira igice cya 5 muze kugisoma cyose. Uyu Henoke yamaze imyaka 60 ari mubi, yifatanya n'abanyabyaha. Nyuma aza gufata icyemezo cy'umutima nama we akurikije amateka ya sekuruza wabo Adamu na nyirakuruza wabo Abeli, ndetse n'abasekuruza wabo ba Eva, uko byagenze, ndetse anakurikije amateka ya Kayini ukuntu Imana yamuciriye witeka kuko yishimira umuntu w'Abeli. Ibyo byose mu mutima nama we uhita umwereka ko bakoze amabi byatumye Imana ibahana. Kubw'iyo mpamvu umutima nama we umwemeza ko agomba kwirinda gukora ikibi kugeza ubwo ahindutse inshuti y'Imana biturutse mu mutima nama we,
kugeza ubwo Imana ije no kumusura iramwimura. So rero niba bariya baragize umutimanama wabafashije kubaha Imana, byari gushoboka ko n'abandi bose sosiyete zabayeho muri icyo gihe zari kubahiriza iby'Imana zishakaho zigendeye ku mutimanama zishyizemo, ndetse zinagendeye ku mateka y'abasekuruza babo na nyirakuruza wabo Eva, ibyabereye muri Edeni uko banze kumvira Imana, ndetse Kayini uko yishe murumuna wa Abeli. Ibyo byose bagomba kubikurikirana. Amateka ni ibintu bigenda bigaruka abantu biga, ibyo bagomba kubikurikiza. Ababayeho nyuma y'umwuzure mu bihe bya Nimurodi bagomba gukurikiza amateka y'ibyabaye kuri basekuruza babo, kuko bari babizi neza ko bakomoka kuri sekuruza wabo Nowa na basekuruza babo aribo Shemu, Hamu na Yafeti. Itangiriro igice cya 10 tubisanga. Nose ntibari babizi ko umwuzure wabayeho, ariko ntibakoze ikintu cyitwa kugomera Imana se. Bivuye ngo umutimanama Imana dushyizemo utwereka ikibi n'icyiza. Icyitonderwa, umutimanama Imana yarawubahirije mbere yuko itanga amategeko. Umuntu wagiraga umutimanama umwemeza kubaha Imana, Imana yaramusangaga ikamwiyereka. Barabose arabiyeretse, yiyereka Abeli, yiyereka uwitwa Seti, Itangiriro igice cya 5 umurongo wa 1, yiyereka uwitwa Enoki, yiyereka uwitwa Nowa, yiyereka Abrahamu, yiyereka Mose. Aho hose amategeko yarataraza. Abo n'abantu Imana agiye yereka bitewe n'umutimanama wabo bari bafite uharanira gushaka gusobanukirwa Imana no kwanga ikibi. Ntabwo ari uko bakurikizaga amategeko ya sosiyete z'ibihugu, kuko amategeko y'izo sosiyete z'ibihugu byabo ahubwo wasanga ari amategeko abahatira gusenga izindi mana zitari Imana rurema cyangwa Imana Data wa twese wo mu ijuru. Ahubwo yari amategeko abajyana mu bigirwamana, akaba ari byo basenga. Bituma rero bo biyambura uwo mwuka bigirwamana bashaka kumenya. Yaba Aburahamu yashatse kumenya, kuko birigaragaza ko sekuruza wabo uwitwa Nahori, Tera n'ibindi bisekuruza byo hirya ngo basengaga ibigirwamana hariya muri Uriya Bakarudaya muri Irake, kuko Uriya Bakarudaya niyo Babuloni niyo Babeli ni hariya muri Irake. Ngo basengaga ibigirwamana kugeza ubwo babitambira n'abana babo. Aburahamu rero akura bireba, ashaka gusobanukirwa, ashaka kumenya ngo Imana niyi. Ibiti babaza kuko ngo baranabicuruzaga iwabo Aburahamu. Imana ifite amaso itabona akaba n'injye uyirebera, Imana ifite amatwi ikabitumva, Imana ifite umuntu ikabitavuga byose n'injye ubikora. Iyi ni Imana. Uwo mutimanama we utuma adashaka kugendera ku mategeko ya sosiyete yo muri icyo gihe yo gusenga ibigirwamana no kubicuruza. Imana iramwishurira. So rero umutimanama Imana abanje gukorana nawo mbere yuko itanga amategeko mu isi. Umuntu wese ugambiriye gusobanukirwa Imana no kuyimenya no kwanga ikibi, Imana yaramwishuriraga. Nyuma yuko rero Imana itanze amategeko mu gihe cya Mose, noneho ibishatse gufatanya umutimanama n'amategeko, ngo umutimanama umenye ko Imana atanze amategeko yayo, noneho ayo mategeko uwo muntu ayumvire ayakurikize, kuko none Imana yishuye ibyaha n'ibihano byabyo n'ingaruka zabyo. Imana ari bihishuye neza. Umutimanama rero wa undi wangaga ikibi ni nawe agomba gutuma abantu bizera amategeko y'Imana. Noneho nyuma yo kwizera amategeko y'Imana, ayo mategeko akazababera umushorera ubajyana ukabagiza kuri Kristo, noneho bagatsindishirizwa no kwizera Yesu Kristo. Niyo mpamvu rero aba bantu babayeho mbere yuko Imana itanga amategeko. Umutimanama urahagije kari w'Imana izifashisha ngo ihishura ibyahishwe byabo muri Kristo Yesu. Aba nabo bahawe amategeko ngo ni nabyo Imana izifashisha kuri aya mategeko ko batayumviye. Mu kuyumvira twabonye ko atari ukwashyira mu bikorwa, ahubwo kuyumvira nuko amategeko yarengurizaga ku kwizera Yesu Kristo. Kandi Yesu yaraje, amategeko arabihamya neza ko yaje, abantu banga kumwizera baguma mu mategeko. Rero ngo nanone Imana izifashisha aya mategeko mu gucira abantu iteka nanone muri Kristo Yesu. Abaroma 2:16. Ntabwo Imana izafata amategeko ngo ari yikoresha mu kubacira witeka, ahubwo izafata amategeko ngo ibacire witeka ry'amategeko muri Kristo Yesu. Izabibahora ikize nuko banze kwizera Kristo Yesu, kandi amategeko yaraberekaga Kristo Yesu kandi uzabatsindishiriza.
none baramwanze. Kumwanga egari bibacireho iki iteka. So rero iki nicyo turimo turiga dusobanura ibyo uyu Apostle Gitwaza yavuze, ndetse Antoine Rutayisire nawe akabyongeraho n'abandi. Ibyo ngibyo nibyo turi gusobanura neza. Hanyuma rero tunasubiza ibibazo 7, akaba ariko tuzagaruka kuri ibi ngibi tuvuze tubisobanura neza. Ku kibazo cya 7 kibaza ngo niki cyazanye Yesu mwisi. Ni ibibazo 7 rero turimo gusubiza abantu bibazaga. Ikibazo cya mbere, Satani ni ikihe cyaha yakoze mu ijuru. Ikibazo cya 2, Satani yiruka mu ijuru umuntu yararemwe cyangwa umuntu yaratararemwe. Ikibazo cya 3, amaze kwirukanwa yagiye hehe, ni hehe yagiye gutura. Ikibazo cya 4, Satani ni ikihe giti Adamu na Eva bariyeho. Ikibazo cya 5, ese icyo giti bamaze kukiryaho bahise bapfa, kuko Imana yavuze ngo nibakiryaho no gupfa bazapfa. Tangira ibice 3 murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 3 cyangwa wa 4. Hanyuma ikibazo cya 6 kikabaza ngo urupfu ni iki. Urupfu bisobanura iki? Ubusobanuro bw'urupfu ni ubuhe? Ntabwo ari urupfu gusa, ahubwo urupfu rufite ubusobanuro bwarwo. Hanyuma ikibazo cya 7 kikabaza ngo ni iki cyazanye Yesu mwisi. Aho rero tuzasubiza tugaragaza igituma abantu bazarimbuka, yaba ababayeho mbere yuko Yesu aza mwisi cyangwa mbere yuko abisere bahabwa amategeko. Tuzabereka impamvu bazarimbuka, tubereke n'impamvu be abo mu gihe cyane wabarimbutse. Turi kugendera ku kibazo cya 4 kibaza ngo niki cyazanye Yesu mwisi. Tunabereka ubutumwa bwiza bukwiye kubwirwa amahanga ubwari bwo, kuko abantu benshi barayobejwe ntibabimenya, kandi abantu bakwiye kumenya ukuri kwa nyako, kandi ukuri kwarangiza kukaba batura. Shuti bene data, dukwiriye kuba maso no gukanguka kuko isi iraturangiranye. Ubushize rero twasubije ibibazo 3, hari hasigaye ibibazo 4. Twasubije iki kibaza ngo ni ikihe cya Satani yakoze mu ijuru. Iki kibazo cya 2 twasubije ni cyabazaga ngo ese Satani iruka mu ijuru umuntu yaramaze kuremwa cyangwa Imana yari taramurema. Ikibazo cya 3 kikabaza ngo ese Satani amaze kwirukana mu ijuru yabaye hehe. Ibi twarabisubije mu kiganiro twamaze kubabwira, gifite titiri ivuga ngo dore aho abantu bashiriye. Ibi ni ibibazo 7 abantu bibazaga. Igisubizo ngiki mbonye benshi bari kuzimu. Ni ukuvuga ngo nushaka gukurikirana ukuntu twasubije ibyo bibazo 3 uje kuri kiganiro urabisangaho. So rero turashaka kugira ngo dusoreze ahangaha, hanyuma dukora ikindi kiganiro dusubiza ibibazo 4 bisigaye. Turasaba kugira ngo mudufashe gusharinga ubutumwa, musharingira abantu hirya no hino, abari mu madini mubasharingire, mubabwire muti dore mwarayobye ahangaha niho mugiye kurimbukira. Ubu butumwa mubasharinge rwose, mubereke kuntu bayobye, kuko abantu benshi mu madini ntabwo baravuka ubwa kabiri, ntabwo ari abana b'Imana. Cyakoza bitirirwa izina rya Yesu ariko ntabwo baravuka ubwa kabiri. Kubera iki se? Kuko ubutumwa bahawe sibwo, ntabwo bahawe ubutumwa bwa nyabwo, barabeshywe. Rero usendingire ubu butumwa abantu hirya no hino kugira ngo babashe kumva icyo Imana ibashakaho. Reka dusenge. Mana, turagushimiye kubw'ubutumwa bwiza duhaye, fasha abantu bose babwumvishe kandi burusheho kwamamara mu izina rya Yesu. Amen. Turabashimiye rero, Imana ibahe umugisha. Kiganiro nakagaruka. Shalom shalom. Azatujana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu.